Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibaha umugisha. Tunejeje n'Uwiteka kubw'uburinzi bwayo, yongeye kutugarura tena mbere y'ubwiza bwayo, kandi ishimwe ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Uwiteka iki gitondo cyiza. Ijambo nibyo kurya byacu twebwe abakiranutsi, kandi ijambo nituryizera ritugirira umumaro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri ku gitabo cya muhanuzi Yesaya, igice cya 59 murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ijambo riratubwira iki? Dore ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi nta kwapfuye ngo ananirwe kuvura, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanye n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi ry'ibihehe. Ayo niyo magambo y'Imana. Cyari igihe cy'umuhanuzi Yesaya. Cyangwa tusubire inyuma gato, ubwoko bw'Isirayeli tuize ko ari bwo bwoko bwatoranijwe n'Imana. Imana yashatse ko yakoze mirimo ikomeye hagati yabo, iri kigaragaza mirimo yayo kubera baze kutuberera intangarugero. Ariko nabo nuko babonaga ibyo bitangaza by'Imana maso ku maso, imirimo y'Imana ikora kuri bo, rimwe na rimwe bageragaho bagabanukirwa, rimwe na rimwe bakageraho bacika intege, rimwe na rimwe bakageraho bakora icyaha, kandi Imana yababuzaga iki? Icyaha. Pardon. Hano muhanuzi Yesaya yari icyo gihe cye, ubwoko bwa Isirayeli twavuga iki? Bageze ku rwego rumwe bakora icyaha mbere y'Uwiteka, bibagirwa mirimo y'Imana, bibagirwa inama Imana yabahaye. Mbese kuba umuntu w'Imana bidusabamo kugenda mu itegeko ry'Imana kugeza aho tuzapfira, cyangwa se Yesu akaza kutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Nuko ari ibibazo, nuko ari bigeragezo, nuko ari ubukene, si ngombwa ko tugwe mu cyaha. Ni twebwe tugomba kubana n'Imana, tukayihesha agaciro hano ku isi, tukera imbuto nziza. Hano Bisirayeli baje gucumura mbere y'Uwiteka, Mana ikora iki? Ibanga icecetse mbere yabo, itabashije kubakorera imirimo n'ibitangaza, ikaba utumva gutaka kwabo. Ariko muhanuzi no kugira impano z'Imana mu bantu bakigendana neza n'Imana, baca bugufi, bakoresha neza Imana, impano z'Imana. Mu rusengero kugiramo abahanuzi bitubera byiza, mu gihugu kugiramo abantu bahanuzi nabyo bitubera byiza, kuko nta kintu cyadutungura dufite abahanuzi baberera amaso umurimo w'Imana, baberera amaso igihugu cyabo. Yesaya aza kwishyurirwa impamvu Imana itakibitaho. Reka hano mutwe w'ijambo tugiye kuganira uratubwira ko ndukihebe ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ku bwawe. Iyi misi si misi yo kwiheba, kuko ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ku bwacyo. Umuntu wese wahagaze neza mbere y'Imana, umuntu wese ukorera Imana mu kuri no mu mwuka, umuntu wese wumvira Imana, kuboko kw'Imana ntabwo gushobora kuhera ku buzima bwe. Ari impamvu byatuma tutabona mirimo n'ibitangaza by'Imana, ari impamvu byatuma tutakyumva ijwi ry'Imana,
ari impamvu byatuma tutakibona yerekwa riva ku Mana. Icyo gihe Abisirayeli Yesaya arabagenderera ati nimwumve ijambo ry'Imana naraye nahawe cyangwa se nahawe. Ntabwo Bibiliya tugaragariza isaha. Dore ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo ananirwe kukiza. Mu mikorere yose y'Imana, mu kamere z'Imana, kuboko kw'Imana nta munsi n'umwe kwananiwe gukiza abantu bayo. Yaba mu gitondo yaba nijoro, kuboko kw'Imana kuba kuhagaze ejuru yacu kudukorera imirimo myiza. Yesaya abwira Abisirayeli dore ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo kunanirwe gukiza. N'ugutwi kwe ntago kwapfuye ngo kunanirwe kuvura. Kuboko kw'Imana ntago kwaheze kunanirwe gukiza. N'ugutwi ntago kwapfuye ngo kunanirwe kuvura. Ahubwo mwumva impamvu yatuma kuboko kw'Imana kutahagarara kuri twe. Icyatuma ugutwi kw'Imana kunanirwe kuvura. Yesaya ababwira impamvu. Ahubwo gukiranurwa kwanyu niko kwatandukanye n'Imana yanyu. Gukiranurwa kwacu kushobora kudutandukanya n'Imana. Na niyo mpamvu nimba mu gihe cya Mose yandikiye Mose amategeko 10, yari nk'ikintu cyagomba kugendana nabo kibafasha kwibuka ayo mategeko. Nidukora gutyo tuzaba tucumuye mbere y'Uwiteka, ariko nutubahaye amategeko tuzaba tugenda n'Imana nguko ishaka. Iyi misi yacu twebwe usanga nayo mategeko y'Imana ntago tuyesha agaciro. Iyi misi usanga abantu bose basenga tufite urusaku rwinshi, ariko rimwe na rimwe ukumva ibyaha biturimwo. Bamwe bakadushinja ibyaha, bikorwa byacu bitagaragaza ko turi abakiranutsi, mirimo y'Imana tutayikora nguko bikwiriye, impano y'Imana tutayifashe nguko bikwiriye. Mu gihe tutagendana nayo neza, mu gihe tutumvira Imana, nawe yakora iki? Yadukuramo kuboko kwayo. Kandi mu gihe Imana ikuye abantu kuboko kwayo, ibitakuriye kutugeraho byatugeraho. Ibibazo Satani yaturasamyambi mu nzira zose zitandukanye, twahinduka kuba babi. Na niyo mpamvu twasomye ijambo avuga ko ndukihebe ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ku bwawe. Umuntu wese wahagaze neza muri biye mbere y'Imana, kuboko kw'Imana ntago kwahera ku buzima bwe. Mana irengera abantu bayo ku manywa na nijoro. Kandi ari ijambo Imana yavuze ku bakiranutsi ati abanjye sinza bakoje isoni. Nimwe na rimwe tusige tureba bibazo tufite tukareba tubona ko Imana izadukoje isoni, ariko tubanze tuyisuzume se. Birashoboka ko ibyaha byacu byadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ibyaha byacu byatuma mu gihe tukoze icyaha twisha itegeko ry'Imana. Mu gihe itoro riteshuka rigakora icyaha, mube mumenya ko twateshutse twisha itegeko ry'Imana. Mu gihe wo muntu w'Imana, Imana tufata urugero, amategeko y'Imana iravuga ko ndukibe, ndukice, ndugasambane. Mu gihe uguye mu ibyo bintu, ube umenya ko wishe itegeko ry'Imana. Umwanya twakoze icyaha nta bushuti bundi Imana igirana natwe. Mureke uyu mwaka dufate ingamba yo kugendana n'Imana nguko bikwiriye, kuboko kw'Imana gukomeze kuhagarara hejuru yacu. Yesaya arababwira ahubwo Mana ndago yananiwe, kuboko kwe ndago kwaheze, ahubwo gukiranurwa kwanyu niko kwabatandukanye n'Imana yanyu. Gukiranurwa kwacu twatutandukanya n'Imana yacu. Kandi Imana twitandukanije n'Imana, navuze ko ibyago byinshi byatwinjira. Mu gihe twitandukanyije n'Imana, n'ibiburwayi by'Abanyegiputa byatugeraho. Twitandukaje n'Imana,
nta mahoro twagira ku mitima yacu. Twitandukanye n'Imana, ibyose twakora ntago byatanga umusaruro mwiza bene data. Niyo mpamvu agakiza tugomba kukarinda, buzima bwejeje tugomba kwirinda, kuko nibyo bituhesha busabane bwiza n'Uwiteka. Yesaya arongera ababwira impamvu ikurikiraho: ibyaha byanyu nibyo bitera, bituma kuboko kw'Imana kwaheze, bituma amaso y'Uwiteka yananirwe gukora iki? Kubavura. Ibyaha byanyu nibyo bitera. Yesu atushoboje, Yesu atugirire neza. Kubima ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso. Ibyaha byacu byatera Imana kutwima amaso. Mana ntabwo nezezwa n'abanyabyaha, Mana ntabwo nezezwa n'igikundi gikora icyaha. Mwanya tuguye mu cyaha tutihanye tubireke, ibyo byaha byatuma Imana itwima amaso. Mu gihe Imana itukuyemo kuboko kwayo, Mana itwimye amaso, twaba tugeze mu gipimo kimwe kitari kiza. Yesu atushigikira kandi Yesu atukomeze. Wisuzume nanjye nisuzume. Iyi misi, uyu mwaka, kwezi kwa gatatu, uhagaze gute mbere y'Imana? Urebe ibyaha byawe, ibyaha byanjye bitaza gutera Imana itwimiki amaso. Turakomeza. Ikanga no kumva. Mu gihe ibyaha biri muri twebwe, Mana yanga no kumva amasengesho y'abanyabyaha, kuko amasengesho y'abanyabyaha ni kizira ku Uwiteka. Yanga no kuyumva, yanga kumva amasengesho yacu. Rimwe na rimwe ushobora gusanga umuntu usenga akaba arimo kwibaza: Mana, kuki utarimo kumva amasengesho yanjye? Se ni wowe senga cyangwa se atari wowe? Ndashaka ko uyu munsi ubimbwire. Mbere ko dusenga, umuntu wese arisuzuma. Aho usanga utagendana n'Imana neza, mbere yo guteza urusaku mbere y'Imana, tubanze twisuzumye, twihane. Kuko ibyaha byacu bishobora gutuma Imana itabasha gukora iki? Itwima amaso, ikanga no kumva ayo masengesho yacu. Kandi iyi minsi dufite ibibazo byinshi, kandi ibibazo dufite tusanga ko nta wundi watubera igisubizo y'ibibazo dufite. Mana itwimye amaso, twahura n'akaga. Mana itwimye amaso, nta mahoro twabona. Twirinde icyaha, dusenge Imana mu kuri no mu mwuka. Kuboko kw'Imana kuracyahagaze, ntago kunanirwa kudukiza. Kuboko kw'Imana kwagiye kurengera Abisirayeli mu bibazo byinshi. Mu bibazo bagiye bahura nayo mu rugendo, nta kindi cyagiye kibarengera ni ukuboko k'Uwiteka. Natwe mu ibi bihe byacu, kuboko kw'Imana kuracyahagaze. Timoteyo aravuga, kuboko kw'Imana kuracyahagaze, kwanditseho iki kimenyetso: Uwiteka azabe. Ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Icyo cyatuhesha amahoro, icyo cyatuhesha umugisha. Kuboko kw'Imana kuracyahagaze ejuru yacu, kandi kikandikwaho kimenyetso ko Uwiteka azabantu be. Ariko inama nziza Timoteyo nawe Paulo yagiriye Timoteyo: umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Se unezezwa wowe muntu w'Imana mu gihe uri mu bintu bidatunganye? Uyumvamo ko umeze usenga Mana ikagushigikira? Mu gihe tugiye mu bidatunganye, tumva ko Mana iratwishimira? Oya, avuga ko ibyo byaha bituma Mana itwima amaso, ikanga no kumva ibiki amasengesho yacu. Kandi nize ko mu gihe cyose tufashe umwanya wo gusenga, tuyumvamo ko tugomba guhabwa, kuko Yesu yavuze ko nimusabe muzahabwa, kandi icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye, mwebwe mwizeye ko mwahawe.
biriya biterwa n'iki? N'umuntu wihanye, n'umuntu wagiye mbere y'Imana atafite iko Imana imucira urubanza. Ariko umuntu wagiye mbere y'Imana atashaka kwihana, amaze kubamo muka ku bantu basenga, kwihana ni ngombwa bamurondore. Atabaye muka w'uburondozi, abantu ntago tukihana ibyaha. Ariko biriya turidindiza. Wenyine ugomba kwisuzuma ku manywa na nijoro. Mibanire yanjye n'Imana, iyi minsi ndimo kugenda gute? Myaka tugezemo, ibi bihe by'imeruka ntabwo ari tena bihe byo kurarikira ibyaha, ntabwo ari bihe byo kugwa mu byaha. Abantu mwemeye Yesu kuba mwami n'umukiza, abantu mwakoreye Imana, si twebwe. Byandago bikwiriye kumvikana muri twebwe. Ntabwo tukwiriye gushinjwa ibyaha. Ni twebwe tugomba kuba ntangarugero, ni twebwe tugomba kuba abizerwa, tukubahisha Imana yacu, kurinda buzima bwejejwe. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Tuhura n'ibyago byinshi mu gihe tuguye mu byaha. Nimba Imana yakugiriye neza, ndukarenzwe ugiye gukora icyaha mbere mu maso y'Uwiteka, ni ngombwa wirinde, urinde buzima bwawe, urinde murimo y'Imana ukora, urinde impano y'Imana ufite, ndukiyanduzwe n'ibitagira umumaro. Kuko ibyo byose byatubuza kubona ubugingo. Se mwicara mugatekereza ku by'ubugingo, wowe wavuye mu murimo y'Imana kandi wakoreraga Imana, wowe utakigenda neza ngo Imana ishaka. Se urareba ubona ko urimo kugenda neza, Imana irakwishimira ku mirimo yayo. Yesu atufashe kandi atubabarire, kuko ari we murondozi ukomeye. Nakuhisha ibyaha, nawe wampisha ibyaha byawe. Iyi minsi abakristo basige bagera mbere y'abakozi b'Imana bakabesha. Mutibuka nguru ya Ananiya na Safira, mundu akarindira ati reka turebe nimba afite umuka w'Imana azamenye ibyanjye. Na wundi wamenye ibyawe mbere na mbere ni wowe gusa. Kandi mundu wese ujya kugerageza umuka w'Imana, Imana ishaka kukwiyorera ukapfana n'ibyaha byawe. Murongo wa 3, erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Dushaka kuba turabantu b'Imana, ariko kubw'ibyaha mbere y'Imana rimwe na rimwe tukagaragara ko amaboko yacu yahindirijwe n'iki? N'amaraso. Yesu atubabarire kandi atugirire neza. Intoki zanyu zahindujwe no gukiranirwa. Nizi ntoki zacu zigomba kuba zejejwe. Mibiri yacu n'urusengero rw'Uwiteka rigomba kuba zejejwe, tugakorera Imana tutafite ikintu kiducyura iki? Urubanza. Akanwa kanyu ni ibinyoma. Iyi minsi abantu b'Imana turabesha, ntabwo tukivugisha ukuri. Abasenga barabesha, abany'impano ntabwo bakivugisha ukuri. Sasa ibyo byose turimo gutamba bitambo bitejejwe n'Imana. Niyo mpamvu Imana iradushaka mu yitangira ry'umwaka tuongere twikosore, uyu mwaka tubashe gufata urugero rwiza yo kugendana n'Imana nguko bikwiriye. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Imana iragukunda, Imana irakuzi, ariko mugiye twiyanduza, Imana yanga kutumvira, Imana itwima amaso. Garukira Imana, korera Imana mukuri, agakiza kawe ndukarebe ku bandi. Uko imisi rimwe na rimwe abakristo barimo kugushwa natwe abakozi b'Imana, kandi ni twebwe tugomba kubaberera iki? Intangarugero. Migisha y'Imana irahari, ndukirwanire gushaka inzira yo kubona umugisha, kandi umugisha mwiza ndukayibonere mu byaha. Mugisha mwiza uyibonera mu nzira yo gukiranuka, mugisha mwiza uyihabwa n'Uwiteka. Biriya bizagufasha mu rugendo rwawe, biriya bizagufasha mu buzima bwawe. Ariko imigisha ya pirate tuyibona mu gihe tukoze icyaha, ni by'igihe gitoya kandi bitareba neza, bishobora gutuma wabura ubugingo. Mane turinde, Mane dushoboje, tumvire umuka wera, tusenge dushake kuzura umuka wera. Muka wera aradufasha, atuyobora mu nzira yo gukiranuka, atuha mutima yo gukora iki? Yo gutinya icyaha n'igisana nacyo. Kandi mu gihe tukoze icyaha, Muka wera ntabwo atwemerera. Ariko iminsi tusigaye twihagararaho nuko tutafite ubuyobozi bw'umuka wera mu mitima yacu. Yesu atushigikire, ukuboko kw'Imana ntago kwaheze.
ibyaha byacu gusa Imana yakijije. Imana yambutse Abisirayeli inyanja itukura, iracyahari ku bakiranutsi. Imana yabambutse Yorodani, iracyahari ku bakiranutsi. Imana yagushije bikuta bya Yeriko byagaze imbere yayo, kuboko kwayo kuracyahari, ntago kwahindutse. Ibyaha byacu niyo bidutandukanya n'Imana. Imana ntago hinduka, ariko twebwe abantu turahinduka. Twavutse tumva ko yitwa Imana, na n'ubu aracyitwa Imana. Yazuye Lazaro, izo mbaraga ziracyahari, uko kuboko kuracyahari. Yakijije birema, uko kuboko kuracyahari. Ni twebwe gusa tuhinduka, ni twebwe gusa tugendera mu bitakwiriye, tugateshuka, tukifuza iby'iyi si. Kandi buriya umenye ko gukiranuka cyangwa se ubugingo ntago tuzabubona kubwo bwinshi bw'ibintu umuntu atunze. Tuzabona ubugingo mu nzira zo gukiranuka. Iyi minsi abantu benshi turimo kugwa kubw'irari yo kwifuza tugira ubutunzi bwinshi, ariko ubwo butunzi bwinshi utabubone mu nzira yo gukiranuka, nabyo ntago byakuhesha amahoro. Mane tufashe. Yari inama Yesaya ahanurira Abisirayeli, kuko yababona bari bageze ku rwego yo kugabanukirwa mbere y'Imana, kandi batashobora kwisuzuma bamenye ko bakoze icyaha. Bo batangira kwivovotera Imana, ariko Yesaya aza kubereka ko ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo ananirwe kubakiza, n'ugutwi ndago kwapfuye ananirwe kuvura. Ariko ni bya byanyu byabatandukanyije n'urukundo rw'Imana. Sa iminsi tube maso, ku isi yose bisabamo gukiranukira Imana. Reka dusimbuke kurindi jambo Yobu gice cya 36, turasoma 2:11 na 12. Mu gihe abantu b'Imana bafite umwuka wo kumvira Imana, mane baneshereza mu bibazo bahura nabyo. Reka tuhasome. Niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Hano bitugaragariza iki? Bimenyetso bibiri. Kumvira, musaruro tubona mu kumvira Imana, n'umusaruro tubona mu kutumvira Imana. Twabaye mu itorero, abantu benshi bagiye bavugaza mu itorero ati Imana yaramamagaye nikorere, Imana yantumye mfatanye namwe ku murimo w'Imana. Ariko ugasanga misi make wa muntu ibyo yavuze ko Imana yamubwiye ava kuwo murongo. Imana ituma abantu kenshi na kenshi, nimba Imana yagutumye inezezwa nuko wagiye cyangwa washize mu bikorwa ibyo yakubwiye. Hano Yobu nawe atugirira iyi nama mu bibazo byose yagiye ahura nazo, mu nshuti ze zazaga kumusura. Yobu yari afite umuhamagaro we, ahagarara neza, agendera mu buryo bwo kumvira Imana no kwirinda kutiyanduza. Yizera ko kuboko kw'Imana si kugufi, ntabwo ari kugufiya, nuko aca mu bibazo ariko Imana izamukiza. Ariko inshuti ze zikaza zishaka kumwereka inzira yo kumuyobya, ashaka ko abashe gukora iki? Kwitandukanya n'Imana. Niba yumvira akayikorera,
azamara iminsi. Reka tufate ni twebwe turimo kubwirwa uyu munsi, nimunyumvira mukanyikorera, reka tubishyire gutyo, yemwe abakristo abahamagawe n'Imana, abasenga Imana, nimunyumvira mukanyikorera, muzamara iminsi muguwe neza. Mbese misi yacu yo kubaho tuzagurwa neza nitwemera kumvira Imana tukayikorera. Mu misi tukenewe kubaho ku isi tuzagurwa neza mu ibyo bihe byacyo, kuko twemeye kumvira no gukorera Imana. Tuzamara imyaka mu byishimo nitwemera kumvira gukorera Imana. Imyaka tuzamara ku isi tuzagurwa neza. Imyaka tuzamara ku isi izatuhesha ibyishimo, kuko iyi misi isi yose yifuza amahoro, ariko usanga abantu mitima yabo yababaye. Ariko nitwemera kumvira Imana tukayikorera, Imana izatuha mitima y'iki ifite amahoro nituze. Yesu ashimwe kandi Yesu adushoboje. Ndavuga cyane abantu bakorera Imana, kumvira Imana mu masezerano yaguhaye, kumvira Imana mu mategeko yayo, ukemera ukayikorera. Mana ntabwo izakureka, Mana ntabwo izagukoje isoni. Ariko nibatumvira bazarimbuzwa n'ingota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Iyi ni ingaruka yo kutumvira Imana. Tuzarimbuzwa n'ingota, tuzapfa nk'abantu badafite ubwenge. Imana ntabwo ikinishwa. Migisha y'Imana irahari. Abantu benshi barifuza migisha y'Imana, ariko abamwe itegeko yo kugera ku mugisha w'Imana. Abantu barifuza amahoro, na Yesu wenyine yavuze nta mahoro y'isi. Imana yonyine niyo ikwiriye kutuhe, ifite bubasha bwo kutuha amahoro. Imana niyo ikwiriye kutuha gutuza mu mahoro mu mitima yacu. Tasa urebe buryo urimo kugendana n'Imana. Se wewe wateshutse mu nzira y'Imana, migisha y'Imana iri imbere yawe. Ibyaha byawe gusa byatsuya gutuma kuboko kw'Imana kutakihagarara ejuru yawe. Kandi navuze ko mu gihe kuboko kw'Imana kutahagaze ejuru yacu, bibazo byinshi byatwinjirana. Niyo mpamvu mureke tukanguke, tube maso, mureke tuongere dushaka Imana, tumenye ko ku Mana ari mu migisha. Ababurahamu bakoreye Imana bahawe umugisha, Badawidi bakoreye Imana bahawe umugisha, Bayakobo bakoreye Imana bahawe umugisha. Na mundu wakoreye Imana abashe kumukora iki kutahabwa umugisha. Abanyamasezerano bagendanye n'Imana bumvira Imana bagakora murimo wayo, bagiye babona mutabazi bw'Imana. Mana yagiye basoreza amasezerano bene data, na nubu kuboko kw'Imana ndago kwaheze. Mana irimo gusohoza amasezerano y'abakiranutsi. Ni wowe gusa ushaka gusuzuma amibanire yanjye n'Imana. Ese umvira Imana ugashira mu bikorwa by'Imana gutegeka, ufite umutima wo kumva gutinya icyaha n'igisana nacyo, urababarira abandi, uca bugufi ya mu gihe ukoze icyaha. Ibyo nibyo bintu Mana idusaba mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ubukene ni ibintu by'iki gihe gitoya, Mana yadukura mu bukene. Ubushomeri nta wundi watuha akazi, Mana itwishimiye uyu munsi yanaduha akazi, yadukura ku cyavu kandi ikatwicaza n'ibikomangoma. Ibyo bikorwa n'Imana, ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari imbaraga z'imibiri, ntabwo ari amashuri twize. Niyo ni mugisha uva ku maboko y'Uwiteka. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Turasoma igitabo cya nyuma kiri ku Abaroma gice cya 4 murongo 20 murongo 21. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ndiyashindikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Hano tuvuga ku bwande ku bwa Aburahamu sokokuruza wacu. Aburahamu yahawe isezerano n'Imana, kandi iyo Mana yahaye Aburahamu isezerano nanone irimo kutuha natwe amasezerano mu iyi minsi. Mbabazwa n'umuntu utahesha agaciro amasezerano y'Imana.
ube umenya ko mu masezerano y'Imana niwe arimo umugisha wawe, ube umenya mu murimo ukora mu rusengero niwe arimo umugisha wawe, mu muhamagaro Imana yakuhaye arimo umugisha wawe. Niyo mpamvu ntabwo tukuriye kwiyanduza, Mana itwima amaso idukuremo kuboko kwayo, nuko twasigara ku murimo Mana yadukuye kuboko kwayo, Mana yadukuye amaso. Twakwimarira iki twebwe? Aburahamu amaze kuhabwa isezerano, ni kwamagarwa n'Imana, yemeye gusiga ibyamuberaga umugisha, ibyamuheshaga amahoro, asiga igihugu yavukiyemo, arumvira Imana. Imana imuha isezerano. Kenshi yagiye abwirwa isezerano, kandi isezerano rye rikomeye mu bibazo yari afite. Imana yamuhaye isezerano yuko azabyara umwana, kandi uwo mwana Imana ivuga ko niwe azaba sogokuruza w'amahanga. Ariko kuko turabandu rimwe na rimwe nawe yagiye ashidikanya, Imana ikagenda imuha bimenyetso ati urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo mu nyanja. Misimu itambutse akabitekerezaho, kuko bushake bw'Imana burasharira, ntago bugenda nguko twebwe dushaka. Kamere yacu twebwe rimwe na rimwe tukunda gukora iki? Kwihutisha. Ariko Imana nguko yabivuze ifite n'umunsi izabikora. Twebwe twihangane, twizeye, isa y'Imana nigera, Imana izakugirira neza. Ikingenzi nuko kuboko kw'Imana kutava ku buzima bwacu. Hano batubwiye ngo iki? Ahubwo abonye isezerano ry'Imana, ahubwo Aburahamu abonye isezerano ry'Imana, ndiyashidikanishwa no kutizera. Ndiyashidikanishwa no kutizera maze kubona iyo sezerano, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana. Isezerano ry'Imana yakuhaye, we ukomezwe gusa no ushiremo kwizera, kandi ukomeze wimbaza Imana, umenye ko Imana yansezeranije isayayo nigera Imana izabikora. Twirinde icyaha n'igisana nacyo. Iyi misi cyacu ubusambanyi kigeze ku rwego ruri hejuru, kandi ugasanga rivugwa no mu banyamasezerano. Si gute Imana izadutabara mu gihe tugwa mu byaha? Wibaze nanjye nibaze, kuko ntabwo ari Imana yo gukinishwa. Amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Aburahamu amenya neza ibyo yasezeranijwe, Imana ibasha no kubisohoza. Ndukihebe, kuko kuboko kw'Imana ntago kwaheze ku bwawe. Wizere, witandukanye n'ibibi, witandukanye n'ababi, ukomeze wiringira Imana. Kuboko kw'Imana kugendanire natwe nguko yagendanye n'Abisirayeli ku manywa nijoro. Urwanire kuboko kw'Imana kuba mbere yawe. Se wibye mafaranga y'ubusatu izakumarira iki mundu w'Imana? Ubeshe mundu munyamasezerano. Uzi ko ari ibintu bitudindiza natwe ku bwacu mu masezerano. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Abafite amasezerano y'Imana yabasezeranije, tugomba kwihangana, tugomba gushaka kwa kuboko kw'Imana kubane natwe. Izabikora. Nuko tubona ko byatinze, ndushidikanye, wizeye igihe nikigera Imana izabikora. Burwayi ufite, wizeye Imana, umenye ko ari ukuboko kuhagaze imbere yanjye nakira. Bibazo ufite, ube wamagara kuboko kw'Imana. Bikomeye ubona imbere yawe, ube wamagara ku kuboko kw'Imana.
abavuye mu bushake bw'Imana iki gitondo tobagirira inama mugarukira Uwiteka niyo bizabahesha amahoro. Abatarakizwa na amahoro y'umunyabyaha wihane nawe ube munyidu ushake kuboko kw'Imana kubane nawe. Numva tuhagarukira hano kubw'uyu munsi mwiza. Imana ibaha umugisha kandi Yesu abashoboje ndimukihebe umenye ko kuboko kw'Imana kuracyahagaze. Murakoze. Yesu abaha umugisha. Philadelphia Imana iratsinda.